Imana si ingome. Wowe nkurikiranye, Imana si ingome kandi Imana iragukunda. Ikimenyetso cy'uko Imana igukunda no kukiri muzima, tekereza imyaka umaze. Hari abo mwavukiye rimwe bapfuye, hari abakurushaga ubwiza bagiye, hari abakurushaga uburanga bagiye, hari abakurushaga uburebure cyangwa ubugufiya bagiye, hari abakurushaga ubutunzi bagiye, ariko uracyari muzima. Hari abanyamafaranga, hari abubatse ama etaje, hari abari batunze amamodoka akomeye, hari abari batunze amato mu nyanja, hari abari bakomeye ariko baragiye, ariko wowe uriho. Icyo kimenyetso kikubwira ko Imana igukunda. Ijambo ryarambwiye ngo nta kindi cyatumye ngusigaza ikrede ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye Imana igusigaza mu myaka yatambutse ni uko Imana agira ngo utunganye ibidatunganye. Nagira ngo ubwire ngo banze uve mu by'Imana idashaka kugira ngo Imana iguhe ibyo ushaka. Imana niyaguha ibyo ushaka utarakora iby'Imana ishaka. Ibyo dushaka ku Mana bipfunyitse mu by'Imana dushakaho. Ngo nitwegera Imana, nitumara gushaka Imana, Imana iraduha ibyo dushaka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ikintu kibabaza Imana nuko tuzi imbere y'Imana dushaka iby'Imana iduha ariko tudashaka kureka iby'Imana dushakaho. Nimureke twongere duhindukire tubwire Imana ngo uyu munsi ndakwemereye Imana, ni wowe ubasha kumpa imbaraga, ni wowe ubasha kunsindishiriza, ni wowe ubasha kuneshereza. Ongera umpa imbaraga zo kureka ibyo udashaka kugira ngo nanjye umpe ibyo ushaka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nagira ngo ubwire wowe nkurikiye inshuti zanjye bene data, yewe mubyeyi, yewe musore, yewe mugabo, yewe mwana muto, nagira ngo ubwire uyu munsi wa none ngongera ubwize Imana ukuri. Ikintu kibabaje Imana ni ukuntu tuzi imbere y'Imana tugashaka gushyishinga Imana nk'uko tubeshya abantu. Ijambo ryarambwiye ngo turabeshya Imana agakiza nayo tubeshya ubugingo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mureke tubwize Imana ukuri, mureke twerure tubwize Imana ukuri. Wize imbere y'Imana uze kwihana ku munwa ariko ku mutima ntakiriho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo banshimisha umunwa ariko imitima yabo ikamba kure. Nimureke mbere yuko tuvuga ku munwa, mureke tubanze duhe Imana umutima, twegurire Imana umutima. Kuko ijambo ryarambwiye ngo nimwizeze umutima mukatuza akanwa yuko Yesu ari umwami n'umukiza muzakizwa. Iby'Imana dushaka irashaka banze bihere mu mutima. Ariko ikintu kibabaje Imana, umuntu araza imbere y'Imana akaza mu nzu y'Imana ngo Imana ibabare ubusambanyi akabyihana ku munwa ariko ku mutima ntabihari. Abizi yuko nasohoka arwongera akajya gusambana, abizi neza ko nasohoka arwongera akajya kwiba, abizi neza ko nasohoka arwongera akajya kwikinisha, abizi neza ko nasohoka ari bujye gusenya urugo rwa mugenzi we. Ariko Imana iturengere kandi Imana itubabarire. Imana ifite agahinda, ifite umubabaro. Ijambo ryarambwiye ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Bene data, twabwiwe amagambo aryohereye ariko nta kintu yatumariye. Twabwiwe amazu meza, tubwirwa amamodoka, tubwirwa ko tugiye kujya hanze, tubwirwa ko Imana ituzaniye abadespora, tubwira yuko Imana iduhaye indege, tubwira yuko Imana iduhaye amaperime, Imana iduhaye ubuzima bwiza, ariko ntabyo twabonye. Twarabeshywe. Uretse no kubeshywa, hari igihe twabwijwe ukuri, ahubwo mu kubwizwa ukuri kwacu, ahubwo ibyaha byacu akaba aribyo bituma tutabasha gusingira ibyo Imana yatuvuzeho. Mwibutse yuko Imana nibeshya. Mwibutse yuko hari n'abahanuzi b'Imana Imana yahamagaye bakiriho. Hari abantu bagishikamye, hari abakozi b'Imana, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari abahanuzi batarandura. Ariko natirengagije yuko hari n'abahanuzi babeshya. Ariko hari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Birashoboka yuko wabwiwe kuzajya hanze, imyaka ikaba imbaye imyaka n'imyaniko, warangiza ukarakarira Imana, warangiza ukarakarira uwaguhanuriye. Nibyo birashoboka ko yabara kubeshya yaragwanuriye nk'umwana w'umuntu. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo ubwire ngo izere Imana, wongere ubwire ngo Mana, birashoboka yuko naba narabwiwe nk'umwana w'umuntu, ariko uyu munsi wa none bari wonyibwirira. Kuko uwizeye Imana, uwizeye uburinzi bw'Imana, uwizeye ubutware bw'Imana abasha kunesha no mu gikombe cyitwa Baka, agihindura amasoko, aragihindura akagihindura ahantu h'amasoko atari haringaniye akaharinganiza. Niyo Imana yivugiye ikavuga ngo nzakugenda imbere ataringaniye haringanize. Uwo Imana izagenda imbere si umusindi, si umusambanyi, si umujura, nukora ibyo Imana ishaka. Rero mureke tubwize Imana ukuri. Ugenda imbere y'Imana wibwira ati ngiye impamvu ndi umusambanyi nuko nta mugabo ngira. Imana izaguha umugabo, Imana izaguha umugore. Hanyuma y'ibyo nukomeza gusambana, Imana izaguhora ingeso zawe. Ariko turaza imbere y'Imana tukabeshya, Imana imbabarire gusambana, warangiza ukagenda warangiza wasohoka ukajya gusambana kandi ubizi neza kuri kwihana ku munwa ariko ku mutima bihari. Uraza mu nzu y'Imana ukaza kwihana, Imana imbabarire ubusambanyi, ubizi neza ko wahanye gahunda n'umuntu nusohoka urwonye ukajya gusambana, ubizi neza ko nusohoka uri bujye gusenya ingo z'abantu. Imana ibabajwe n'abagabo muri kujya gusenya ingo z'abantu, ingo z'abandi bagabo bagenzi banyu. Imana ibabajwe n'abagore muri kujya gusenya ingo z'abagore bagenzi banyu. Umunyafu w'Imana ugiye kuza bene data. Nimureke ariko umunyafu w'Imana utaraza, nimureke twumve, nimureke duhindukire. Twongeye tubwire Imana ngo impamvu twasengeraga mu bujiji nuko twasengeraga hejuru y'ibyaha, impamvu twasengaga ntidusubizwe nuko twasengeraga hejuru bidafite umumaro. Ariko uyu munsi wa none ubwire Imana, uyemerere ubwire ngo yego Mwami ndakwemereye,
nukuri nguhaye umutima wanjye, murikamo hahandi ubusambanyi bwari bwicaye, murikamo hahandi ubugome bwari bwicaye n'inzangano. Uyu munsi wabesha umushumba ukuyoboye, ariko ntiwabeshya Imana. Wabeshya umugabo mwashakanye, ariko ntiwabeshya Imana. Wabeshya umugore wawe, ariko ntiwabeshya Imana. Wabeshya abana wabyaye, ariko ntiwabeshya Imana. Mwibutse yuko ijambo ryarambwiye ngo njye ndakuzi, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Tekereza Imana yakumenye ukiri urusoro. Imana imenya ibitekerezo byawe, ikamenya ibyo ugiye kuvuga utarabivuga. None utekereza ko wayihisha gute? Bene data, mureke Imana mureke tureke ibituma Imana idushyeshyenga. Turajya mu nzu Imana ikadusezeranya amasezerano, abantu barayapfanye. Mwibutse yuko amasezerano mwene data wahawe, ibi bintu wicara ugatangira ngo hari icyo wavuganye n'Imana. Amasezerano arabagarirwa. Amasezerano ntabwo umuntu ayahabwa ngo agende ajye gukora ibyaha ngo narangiza ngo yicare ngo Imana yambwiye ngo umugabo mwiza. Imana yakubwiye umugabo mwiza ujya gusambana. Urashaka umugabo w'iki uri umusambanyi? Urashaka umugabo w'iki wikinisha? Urashaka umugabo w'iki? Imana turengere kandi dushyigikire. Mureke tuve mu bujiji, twizere Imana. Hari ibyo abantu batubwiye baratubeshya ngo kwa Yesu biranagana. Hoya, kwa Yesu bisaba ukora ibyo Yesu ashaka, nawe gukorera ibyo ushaka. Ntabwo uzabeshya Yesu agakiza, nurangiza ngo wabure kukubeshya ubugingo. Azagushyeshyenga uko ariko kuri guhari. Hindukira ureke ibyaha. Muririmbyi yaravuze ngo mureke inzangano zo mu mitima, dusenyere umugozi umwe. Ni gute wicara ukavuga ngo runaka ndamwanga, warangiza ukabeshya ngo kunda Imana utareba, kandi Imana ikorera mu muntu. Ese uwo muntu wanga ubwiwe n'iki katari we igisubizo cyawe? Uwo muntu wanga ubwiwe n'iki katari yo nzira yawe? Ubwiwe n'iki katari we Imana yanyuzamo igisubizo cyawe? Ubwiwe n'iki katari Imana yanyuzamo icyo wifuzaga? Nimureke tubwize Imana ukuri. Uyibwire ngo impamvu niba nuko nakazi ngira, Imana izakaguha. Nimara kukaguha, nukomeza kwibizabona ko ari ingeso zakunaniye, hanyuma izaguhora yuko yaguhaye akazi, ikaguha ukura amafaranga, hanyuma ugakomeza kwiba. Imana irababaye. Ni gute Imana ikubakiye wa mugabo we ukaba ukijya gushurashura mu bagore? Ni gute Imana ikubakiye wa mugore we ukaba ukijya gushurashura mu bagabo? Ni gute wa mukobwa Imana yakubwiye ko izakubakira urugo rwiza ukaba ukijya gusambana n'insoresore? Uyu munsi waraye amajyepfo, ejo uzarara amajyaruguru, ejo waraye iburengerazuba, ejo waraye iburasirazuba. Warangiza ngo urashaka Imana igukorera ubukwe. Ni gute wa musore Imana yakubwiye ko izakugirira neza, ikakubakira urugo rwiza, ariko urasambana n'abarebare n'abagufi n'inzobe n'ibikara? Warangiza ngo Imana urashaka ikubakire. Hoya, nimuve mu bujiji, muve mu ngeso mbi. Mureke twongeye tubwire Imana ngo uyu munsi wa none, Mana nasobanukiwe neza yuko waraye kwa Zakayo. Ukigera kwa Zakayo ibintu byahindutse, ziba ko ubuntu bwawe bwakomanze ku mutima wa Zakayo, akemera guhindukira, akemera kuvuga ngo abo nambuye ndabariha kandi mbakubire. Rero nawe uyubwire Imana ngo uyu munsi wa none urara mutima wanjye, ubusambanyi bwari muri nje burimuka bugende. Wongere ubwire Imana ngo nemeye kwimura ubusambanyi, nemeye kwimika agakiza. Ubwire Imana ngo nemeye kwimura for distance my God, nemeye kwimura inzangano, nemeye kwimura umujinya, nemeye kugira ngo Kristo wicare muri nje, maze urebe ngo Yesu nicara muri wowe, urebe kutabasha gutsinda ibyo byaha. Ariko ibyo ngibyo kibasha kuvuga ngo Yesu yarambwiye ngo mfite nzayimana, uzapfana amasezerano. Uza abantu bapfanya amasezerano, uza abantu bari rusororo bapfuye, Imana yahaye amasezerano ariko bapfanye nayo. Uza abantu bari mu marimba atandukanye, Imana yahaye amasezerano. Imana gikangwa n'amasezerano mwene data, mbikubwiza ukuri. Imana igikanze Imana n'ubugingo yaguhaye muri wowe, kandi kibabajwe Imana nibabajwe n'ubukene urimo, ahubwo Imana ibabajwe n'ubugingo yashize muri wowe, ibona yuko ushaka kurimbura wowe. Oya, icyaba cyiza wibutse ko gusenga ari inyungu zawe. Wowe unkurikiranye uyu munsi wa none, Yesu ni munyembabazi. Ushobora kuba unkurikiranye wibaza ngo ese nanjye ibyaha nakoze Yesu yabimbabarira? Yesu ni umunyembabazi. Icyo usabwa ni kimwe, hindukira ubwire Kristo, umubwire ngo uyu munsi wa none ndakwemereye nyobora. Uyu munsi wa none ndakwemereye bana nanjye. Uyu munsi wa none umugenga for the win shando distance my God, mu mugenga w'ibihe, maze urebe ko Yesu ngarakugenga, maze ngo urebe Yesu ngarakuyobora. Paulo abivuga neza ngo nagakiruwa, ngo naga ari njye ukiri, ngo sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri nge. Avuga ijambo rikomeye. Imbabazi z'Imana ziganze mu ruhande rwacu, ngo byose mbishobozwa na Kristo mu imbaraga. Mwibutse yuko ntabwo wowe wambaye inyama n'amaraso, ntabwo wabasha kwibuza inama mbi z'ibyaha, kubera kugambirira gukora ibyiza ariko ibiga gutanga imbere. Wagambirira kutiba ukisanga wibye, wagambirira kutica ugasanga wishe. Hari igihe akenshi tuvuga ngo kwica, abantu bakibeshya ngo kwica no gufata icyuma ugatera mugenzi wawe, ukibeshya ngo kwica no guha mugenzi wawe uburozi. N'uyu munwa uko kwicara tuvuga bagenzi bacu ni ukwica. Bibiliya irambwira muri Matayo 50:16
umunyabyaha Imana yamubaza ngo wiruriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umusambanyi wishimira kwifatanya nawe, uko ubonye umujura wishimira kwifatanya nawe, ngo wicara ngo ure mu ducu cyangwa ure mu dukundi wicara uvuga bagenzi bawe, ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko muhanye nawe. Ariko umunsi umwe nzaguhana bishyire ku maso, bishyire ku mugaragaro mu maso yawe uko bikurikirana. Imbabazi z'Imana mwene data zibe kuri twe. Byaba bibabaje warumvisha ijambo ry'Imana ugakurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube ukanga kwihana, ugakurikirana ijambo ry'Imana mu bantu bagenda babwiriza hirya no hino ukanga kwihana, ugakurikira ijambo ukumva ijambo ry'Imana mu rusengero ukanga kwihana, ariko Imana ikabishyira ku mugaragaro. Ejo ukanga gukorera Imana uri muzima, ejo ukazakorera Imana ingingo zawe zituzuye, nta maboko ugifite, nta maguru ugifite, ariko ijambo ryarambwiye ngo numva ijambo ry'Imana ngo uyu munsi wa none winangira umutima. Mwene data ngwino Yesu araguhamagara, yewe wa mugabo ngwino Yesu araguhamagara, yewe wa musore ngwino Yesu araguhamagara, yewe wa mumama ngwino Yesu araguhamagara. Ongera wiyezere Imana, ongera umanike ikiganza ubwire ngo Kristo ndakwemereye, nsinzwe n'urubanza, ongera unange, sinifuza yuko wamuzamana. Hari umuririmbyi ujya unyigisha, umuririmbyi uvuga ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko, ngazigira ngazinjira nk'uko abandi binjira, ngo nuko ageze ku irembo bamubaza urwandiko ararubura. Nawe hari igihe wibeshya ukicara ukavuga Imana irakuzi, hari n'abicara bakavuga ngo Imana izagira imbabazi. Nta mbabazi Imana izagira. Abo Imana izagirira imbabazi ni abemeye bagahindukira bakareka ibyaha bagashaka mu maso h'Imana, abo Imana izabagirira imbabazi. Ariko wowe ukiba, wowe ukibeshya, wowe ugikora ibyaha byangwa n'amaso y'Uwiteka, mubwire ko uzajya mu muriro, mubwire ko uzarimbuka. Ariko uyu munsi wa none ushobora kuba wankurikiye ukemera guhindukira ukabwira Imana ngo uyu munsi nanjye ndakwemereye, ndakwemereye mpindura igikoresho cyawe, ndakwemereye mpindura icyaremwe gishya, ndakwemereye mpindura umucyo. Ijambo rirambwira ngo turi umunyu w'isi, umunyu nukamuka ngese ngaba tuzongera kuba uburyohe gute? Muvandimwe, kugira ngo wemere ko umunyu ari uw'agaciro, uzacunga umunyu ntabwo umenyerwa n'ikibonetse cyose. Uzacunga ahantu hari isukari ubushishi buraza bukajyamo, ariko uzacunge ko umunyu ubushishi bwawe utondagira. Uzarya ibiryo bitagira umunyu wumve. Nagira mwibutse yuko turi umunyu w'isi. Umunyu w'isi ntabwo wigendera uko ushaka. Umunyu w'isi ugomba kwiyubaha. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Muririmbyi yaravuze ngo twiyambure imyambaro mibi. Avuga ijambo rikomeye ngo ese wogejwe n'amaraso ya Yesu, ngo mbese imyambaro yawe irera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinguka ubwoba gusa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'umukwe. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ahubwo mutebuke mwezwe imitima yanyu neza. Wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwoya uhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa, ayiwe n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'umukwe. Yesu ashimwe cyane bene data. Uyu munsi wa none w'umurikiye ndakwinginga mu mbabazi za Yesu Kristo. Nukuri tugeze mu bihe bigoye kandi bikomeye. Abantu hanze aha barataka ngo ibihe biragoye, ariko nagira ngo mbabwize ukuri bene data, ntabwo ibihe biragora. Ibyo mwibwira ngo bizakunda ngo tujye mu mahoro, amahoro nayo. Mbabwize ukuri imyaka tugiye kwinjiramo, iyi myaka turi kwinjira mu myaka iri imbere, nta mahoro nta mudendezo. Tugiye kwinjira mu bihe bikomeye kandi bisharira. Bibutse ko ariko umuntu uzasenga, umuntu uzubaha Imana, ibi bihazabicamo. Abantu barataka ngo inzara imeze nabi, ntabwo inzara iramera nabi. Ibyo kurya bitarahenda ngo bigere hejuru, ikiro cy'ibirayi kitaragura 1000 cyangwa 2, ariko mbabwiza ukuri bene data, dore twarabeshywe. Abantu kuma YouTube barabeshywa, bababwira ngo akiza, bababeshya agakiza kadahari, bababeshya amahoro adahari, bababeshya umunezero udahari. Mbibutse ko mu bihe bigiye gutambuka, mu bihe bigiye kuza, hazaca umuntu wamenye Yesu, hazatambuka umuntu ufite agakiza, hazatambuka umuntu ufite
gukomera kw'Imana mu ruhande rwe. Ariko nagira ngo nkubwire izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Dusenga ibihe bibi bitaratugeraho, dusenga ibihe bibi bitaradusatira, biragatsindwa kugira ngo usenge bageze mu kibazo, kubera ko iyo wasenze bageze mu kibazo biragoye kukivamo. Ariko iyo wasenze utaragera mu kibazo, buryo iyo kibazo kije kigusanga mu mbaraga, ikibazo iyo kije kigusanga mu masengesho, hari ahantu kitabasha kukunyeganyeza. Ariko iyo kigusanze uri mu byaha, uri kure y'Imana, kirakunyeganyeza. Iyo uburwayi buje bugasanga uri kure y'Imana, buguheza ku gisasiro. Iyo ubukene buje bugasanga uri kure y'Imana, buguheza mu busasi, buguheza kure, kujyana kure. Ariko nagira ngo ubwire ngo senga ibibazo bitarakugeraho. Mureke twivomerera amazi azadutunga mu bihe biri imbere. Ibi bintu abantu babeshyanga imbere ni amahoro, ngo umwaka mugiye kuza ngo nuwo mata n'ubuki. Hoya, ntibizakunda. Hano imbere hazaca umuntu wubashye Imana, hazaca umuntu waretse ingeso mbi. Umuririmbyi yatubwiye ngo twiyambure imyambaro mibi, twiyambure ubusambanyi, twiyambure for the stance mad my cry, twiyambure inzangano, maze Imana yongere itugirire neza, yongere twambike umwambaro w'agakiza, yongere twambike umwambaro w'urugamba, yongere twambike umwambaro w'amahoro, yongere twambike umwambaro wo gusenga. Kubera ko nabonye gusenga gukingura, nabonye gusenga gucira umuntu inzira, nabonye gusenga gutuza umuntu mu mujyi wa Kigali nta munsi y'urugo afite, nabonye gusenga gutanga urubyaro, nabonye gusenga gutsikamira imigambi y'umwanzi, nabonye gusenga kunaniza imigambi y'ababisha, nabonye gusenga kubakira abantu, nabonye gusenga for the win chant my cry, gusenga gutanga akazi, nabonye gusenga guhindura umuntu, kugakura mu mwijima, kugushyira mu mucyo. Nawe nge usenge, Imana nagikanzwe n'igihe usenga. Dore ikintu kisha abantu hanze aha, urakora ku muntu ngo senga, akubwira ngo igihe nasenze ni kinini, ngo senga wowe ufite ibyo usengera. Mwibutse mwene data, Imana nagikanzwe n'igihe umaze usenga. Mwibutse mwene data, Imana nagikanzwe n'igihe umaze uvuga ngo uterera imisozi. Imana nagikanzwe na stock y'amasengesho ufite. Ijambo ryarambwiye for the win shand my cry, imirimo ya nyuma gizahisha mbere agaciro. Noneho uricaye ngo uradamaraye, ngo wasenze Imana igihe kinini. Icyo gihe wasenze cyari iby'icyo gihe, icyo gihe wasenze cyarebaga b'icyo gihe. Nagira ngo ubwire ngaruka kurufatira usenge, kubera ko gusenga nibyo kuzagukingurira ijoro. Ijambo ryarambwiye ngo mugende musenge kandi mwongere musenge, ikirenze kuri ibyo mutandukanye gusenga kwanyu, ukubera ko ariho nzabakiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe kubwa. None urakora ku muntu ngo senga, ngo senga wowe ufite ibyo usengera, ngo senga ngewe narasenze. Imana nagikanzwe n'igihe umaze usenga mwene data, ahubwo ngera igihe cyo gusenga. Imana irongera ibwira abigishwa, Yesu abwira abigishwa ngo nimusenga mujye musenga muvuga. None ikintu kisha abantu muratangira mukadamarara, umuntu ukamubwira ngo senga, ahubwo ikimuraje insinga ngo nsengera. Mwene data nagira ngo ubwire ko ijambo rivuga ngo umwenda warahera batabutsemo kabiri. Uyu munsi nagusengera, ariko ntago nagusengera isengesho ryakugereraho, ntago ryagera aho ushaka nk'uko wakisengera. Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none wanyikoreza imitwaro yawe, ariko ntago yandemerera nk'uko we kuremereye. Umunyarwanda yaravuze ngo ibiremereye bimenywa n'ubyikoreye, kandi ngo ubyina na mukeba nagasinzira. Satani ntago yoroshye hanze aha ngaha. Shando benest for the chant my cry. Umunyarwanda arongera avuga ngo utaza amerekezo y'umuyaga, yirinde gukina n'ifu y'urusenda. Mwene data nagira ngo mwibutse neza, Satani namuha gufitiye, Satani namuha afite ku buzima bwawe, namuha afitiye abana bawe, namuha gufitiye wa musore we, namuha gufitiye wa mukobwa we, namuha gufitiye wa mubyeyi we. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Satani yaba yarakwinjiriye ukabona mu rugo bidakunda, ukabona kubaka biranze, igisubizo si ukuvuza induru, igisubizo si ukugenda kwiteza abagenzi bawe, nabo bararushye, abari gushyira ibibazo bararushye, baremerewe kukurushya. Umuririmbyi yabivuze neza, ngo bwira Yesu ni inshuti yawe, ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo ibikubabaza n'ibigutera, ngo arakunda gufasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye wirira. None we ni gutugira ikibazo ukajya kubwira mugenzi wawe, kandi nawe aremerewe kukurusha. Tabaza Yesu wongere usenge, wongere ujye mu bihe byo gusenga. Umuririmbyi yavuze ngo ibensenga Uwiteka, ngo binarura mu magarara, ngo bikanyinjiza mu bihe byiza byo gutsinda ubukana bw'umwanzi. Ngo ndamwihereje rwose ubu kuko ubwe yamamagaye, ngo niringiye bwa buntu bwe, ngo nongeze ibihe byo gusenga. Ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye udapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byo gusenga. Ni gute wicara ukadamarara kandi utarasezera ku bihe byo gusenga? Mu gihe utegetswe gusenga mu mvura, mu zuba, mu bibazo, mu munezero, utegetswe gusenga. Ni gute Imana igwa ikiro cy'umuceri ukadamarara ukumva ko wagezeyo, ugatangira ukavuga ngo uzasenga ariko cyashize? Mwene data senga. Utegetswe gusenga ufite stock y'ibiryo, utegetswe gusenga ntabyo ufite, utegetswe gusenga wariye, utegetswe gusenga utariye. Umuririmbyi yabivuze neza, ngo igihe utazongera gusenga n'igihe uzaba wiyambuye umubiri upfa, wambaye udapfa iteka. Icyo nicyo gihe uzaba usezeye ku bihe byiza byo gusenga. Rero nagira ngo ubwire ngo senga, kandi uyu munsi wa none wongere wemerera Imana, yongere irare muri wowe,
yongere iganze muri wowe. Kristo nagera muri wowe urabasha kunesha, urabasha gutsinda. Abamwemeye bose niko natangiye mbabwira, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi abana b'Imana ntabwo bakigendwa n'ibyaha, babagendwa n'imbabazi z'Imana, babagendwa n'urukundo rw'Imana. Wongere usenga Imana, wongere wiringire Imana. No mu bikomeye biriho ubu, Imana yakuramburira amaboko, Imana ikaguha imbaraga kugeza igihe izaza kukujyana. Mwongera wizere Imana. Muri bya 99 mu Gakiza ni wavuze neza, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Nanjye rero uyu munsi wa none ngiye Imana ica umugozi w'ibyaha wari kuri ku buzima bwawe, ica umugozi watumaga udakingurira Imana ngo irari wawe, ica umugozi watumaga utubaka urugo ngo bikunde, ica umugozi watumaga udakomanga gukingurirwe, ica umugozi watumaga utabona akazi ukadepoza nk'abandi ariko dokima yawe ikajugunywa ku ruhande, ica umugozi watumaga ujya mu kazi utarakamara igihe bakakwirukana, ica umugozi watumaga udashaka, utabona umugore cyangwa ubona umugabo, ica umugozi w'ubugumba. Imigozi ifite ni myinshi ku buzima bwawe urayizi.